twakuvaho tukajya he. Haleluya, kare Imana y'ubugingo. Reka dusome rero Yohana 6:68 avuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo uhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hano rero Petero ni igisubizo yarimo gusubiza ko Yesu yarababajije ku murongo duhere ku 36 aho bavuga ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. 37 Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Nuko Simoni ahita ahaguruka ati aramusubiza ati databuja twajya kurinde kari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 66 ngo ubwo benshi ngo bahera ubwo batangira gusubira inyuma. Bari gusubira inyuma bacika gukurikira Yesu. Bari kumwe na Yesu bagendana bafite ibihe, ariko noneho ngo hariya bigeze kuri 36 nyine Yohana ngo benshi batangira gusubira inyuma. Abigihe ubona ukabona nk'itorero cyangwa se congregation runaka, ukabona risigaye rifite abantu bakeya, ukabona nk'igisengero kinini, ariko wakwinjiramo ukabona amaterano yabo ni abantu bakeya. Mujya mubibona? Ukabona n'igisengero kinini, njya mbibona cyane hano nasho dutunyemo na ukabona ibisengero binini, ariko wageramo ukabona abantu nimbarwa. Ariko wabaza bakabwira ko hari igihe icyo gisengero izo nsengero zuzuraga. Noneho nyuma kandi ukabanamenya n'amakuru yuko abantu bashobora kuba batangiye kugenda bagabanuka kwitabira kubera yuko ngo wenda nta kintu bari bagisangamo, wenda nta jambo ry'Imana rifatika cyangwa se ribakiza bari bakibonamo. Ni zimwe mu mpamvu yazivuga. Ariko abo tuvuze aha ngaha basubiye inyuma imbere y'umwami ufite ijambo ry'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari imbere ya pastor waguye cyangwa se wenda wagenze ukuri cyangwa se wagabanyukiwe cyangwa se ibindi bibazo, ahubwo ni imbere ya Yesu Kristo basubira inyuma. Basubiye inyuma bava ku isoko y'ijambo, basubira inyuma rwose. Noneho ngo benshi mu bigishwa ngo basubira inyuma. Hanyuma noneho 37 Yesu noneho kuko yari afite abigishwa benshi, koko yari afite benshi, bajya babara abigishwa 20 ubundi mukajya kumva bavuze itsinda rya 12, ndetse mukajya kumva rimwe ngo yakoresha ngo yagize iteraniro riza ku 5,000 mutabariyemo ngo abagore n'abana. Nuko ibyo byiciro byose biracika, bimucikaho, n'abandi 120 nabo bamucikaho. Hanyuma ngahindukira babandi 10 n'abangahe n'ababiri. Ngabaza gute? Ngabaza ngo kandi namwe murashaka kugenda? 12. Bya byiciro byinshi byagiye ni 20 nabo bagiye bagenda bamuvaho.
twongeye tuvuge ngo twibukiranye ngo bari kuva ku isoko y'ijambo, kuko ntabwo barimo kuva wenda ku muntu wabayoboraga waguye wagenze nabi, ahubwo bari kuva kuri Yesu. Bari kuva kuri Yesu. Noneho Yesu rwose mu ijambo ry'agahinda abaza none n'abandi 12 cya cyiciro kindi gitoya, ati se namwe mashaka kugenda, mugiye kugenda? Yesu adufashe cyane. Mu by'ukuri koko ahangaha tubigenda mu nyumve, mu by'ukuri koko bya byiciro by'abigishwa twavuze byari bifite ukuntu bitandukanye mu buryo bwo kubana na Yesu. Murabyemera? Icyiciro cy'ibihumbi 5 cyabanaga na Yesu mu buhe buryo? Ariko noneho iteraniro ry'ibihumbi 5 ni iteraniro ryabagaho rimwe na rimwe, cyangwa se wenda muri biriya dushobora kuba dusanga byarabaye hamwe, sibyo? Muri make ntabwo iteraniro ryahoragaho, sibyo? None na cya cyiciro c'20 ntabwo ariko nabo bararanaga na Yesu. Bashobora kuba barirwanaga na Yesu, ariko ntabwo bararanaga nawe. Turikumvikana? Bivuge ngo bari bazi Yesu ku manywa, ariko ntabwo bari bazi Yesu nijoro. Bari bazi Yesu ku zuba, ariko ntabwo bari bazi Yesu ku kwezi. Turikumvikana? Bishoboke yuko bashobora kuba baragendanaga na Yesu mu gihe cya sama, mu gihe hari ubushyuhe nyine hanze hakeye, ariko byagera mu gihe cy'ubukonje, mu bihe bya winter, mu bihe by'itumba, bakaba bakwigumiraho bakugama. Ariko noneho hari 12 bo bahoraga bagendana na Yesu umunsi ku wundi. Abo ngabo rero nibo Yesu yavuze ngo mbese ko wenda biriya 5 bijya biboneka rimwe byagiye, 120 bakaba aribo bariya bajya baboneka igihe wenda cy'ibihe byiza cyangwa se ku manywa, hanyuma mu bihe by'itumba n'ibihe by'ubukonje bakaba bagenda baguma iwabo. Ariko se namwe noneho tubana umunsi ku wundi, mwebwe twirirwa dusangira umutsima, mwebwe tujya turahana tukiyengeka tukaryama mwebwe tujya duhura tugahura hose tukagendana hose, mbese namwe mugiye kugenda? Hanyuma nyine haleluya, Petero aravuga ati twebwe oya, hari icyo twariye, twagendanye nawe, haleluya, twamaze neza kurya impumuro yawe, twarayifashe neza, aho twahinguka hose bavuga ngo dore babandi, haleluya, twakuvaho tukajya he ko twamaze kumenya ibanga. Erega reka bagende, babaje rimwe na rimwe gusa ariko hatubuye imigati. Erega reka bagende, babaje rimwe na rimwe gusa ariko ari mu gihe cyiza. Reka bagende, ni babandi baza mu gihe gusa cy'amahoro, ni babandi baza mu gihe gusa cy'izuba. Ariko twebweho mwami, twe duhorana nawe umunsi ku wundi, twebwe turakuzi, twamaze kumenya ibanga yuko ari wowe ufite ijambo ry'ubugingo. Jesus, twamaze kubimenya neza. Yesu ashimwe cyane, twamaze kubimenya neza, twamaze kubimenya neza. Mwami turagendana nawe. Bamwe bati mwami turagendana, mwami turabana, ariko nihazi ibibazo bikeneye amafaranga, uranyihangana ndajya muri za overtime ntabwo wongera kumbona. Tukumvikana? Ndashakisha, uranyihangana nshakisha ifaranga, nimara kuribona nongeye kugegeranya
nzongera ngaruke mwami. Mwami turagendana yego, ariko nanone nihaza ibibazo mbona yuko kugira ngo mbone akazi keza, ibintu byiza, ubuzima bwiza, binsaba kugira ngo njye kwiga, uranyumva nawe, ariya masaha mwami ntago naboneka, biragoye, ntago naboneka kongera kubana nawe cyane, ahubwo urihangana. Numurake Yesu, wihangane, sibyo ra? Wihangane rwose. Nshobora kuzamara nk'imyaka nk'itatu mbanze ngeraho ngera, nzaba ngaruka. Ariko se uzaba ukiriho. Mwami turagendana, ariko ni mu gihe cya sama gusa, mu gihe cya winter ntabwo uzambona. Mwami turagendana. Ahangaha iki gice cya gatandatu, uko muzashobozwa, buri wese wenda uko uzashobozwa, uzafata akanya ugisome guhera ku mirongo ibanza, nicyo kirimo nyine y'amateraniro yose twavuze. Gitangira kivuga rya terano ry'5,000, Yesu ahaza agabura, atubura imigati, abantu bakarya. Sikumvikana? Iyo usomye guhera ibi bice bitandatu nyine, iyo usomye guhera ku murongo wa mbere, ngo Yesu ahaza abantu 5,000, kigakomeza kigeze naho Yesu abigishwa bari mu nyanja bahura n'umuraba, noneho bakagira ubwoba. Yesu agahita aza kubatabara agendera hejuru y'inyanja n'amaguru. Igeze ku murongo nyine wa 16, tukumvikana. Hanyuma bukeye bwaho ugeze ku murongo wa 22, niho noneho ngo babandi yagaburiye umunsi ubanza bazindutse bagaruka kureba, bashaka iki? Kugira ngo bongere barye wa mutsima. Noneho ngo mu gitondo barazinduka, ntibajya mu kazi kabo gasanzwe, ahubwo bajya gushakisha Yesu. Nuko bamugezeho bati, mwami ko twakubuze. Niko bavuze sha, ngo mwami twagushatse hose, twakubuze. Ariko noneho Yesu kubera ko yarazi kwitegereza imitima y'abantu, 6 murongo wa 26, ngo Yesu yarasubiza ati, ngo nukuri ndabwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga niyo muje gushaka. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Yesu wacu ntahinduka, yaba muri winter mu gihe cy'ubukonje, yaba kuri sama mu gihe cy'ubushyuhe. Yesu wacu ntahinduka. Haleluya. Yesu wacu ntahinduka, twaba dufite imitsima cyangwa se imigati, ibintu byuzuye muri firigo, turi kumvikana, cyangwa se nta kirimo firigo yera, Yesu wacu ntabwo ahinduka. Rishekarabara bashayite gloria. Yesu wacu ntabwo ahinduka. Ntabwo ahindurwa nijoro, ahindurwa nuko hari izuba ry'amanywa. Ntabwo ahinduka. Ntabwo ahinduka nuko naba narize cyangwa ntarize. Ntabwo ahinduka. He provides. Aratanga. Haleluya. Kandi ntabwo yita kuvuga ngo nukusa, ntabwo arobanura ubutoni. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nuko ntabwo aba mwiza, ngo abe mwiza kubera ko uko yatanze imitsima yaguhaye ibyo ushaka, noneho ngo byabura ngo Yesu ngo umuhindukire, umutera umugongo, kuko byabaye hano. Yahise profita arabareba, arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo. Ntabwo ari imigati mwakwiye kuza mureba, hingiye za market basket cyangwa ibindi byose mushaka, turi kumvikana. Ahubwo mwagakwiye
guhaguruka iwanyu ari nge muje gushaka, atari ibimenyetso cyangwa se imigati muje kureba, ahubwo ari nge muje gushaka. Yesu adufashe cyane. Mwabwiye gutukanya nge muje gushaka. Nukabwira nge mutsima urya iriya mitsima nabahaye ejo, umwe mwayiriye none dore mwashonje, ariko ngeweho urya ntabwo azasonza ukundi, ntabwo azasonza ukundi. Iriya mitsima nabahaye ejo, imigati n'ibindi byose mwabirya mukuzura mu nda, mukuzuza, ariko mu gitondo mukongera mugasonza. Ariko ngewe urya ni umutsima w'ubugingo. Kandi babwire ngo, nuko akomeza babwira ngo, nawe ujya kwa data atanyuzeho, ninjye nzira ukuri n'ubugingo. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Nuko noneho nyine atangiye kubasobanurira iby'uko iriya mitsima atari yakwiye kubatunga, ahubwo ko bakwiye kumenya gushaka nyirizina Yesu, akaba ariwe bashaka, akaba ariwe barya, akaba ariwe babana, akaba ariwe babera ifunguro. Barangije bumva ibyo bintu ntabwo barimo kwisobanukirwa, nibwo bamwe batangiye guhita bamutera imigeri, barahindukira bava muri iryo teraniro, batangira kongera kwisubira mu ngo zabo. Bati tuzajya gushakira ahandi, tuzajya gushakira amashifti, tuzajya gushakira mu bindi bintu byatuma tubona akazi keza, ibindi byose bitandukanye. Ubwo nyine cyenda usigara wenyine. Nibwo Yesu ahindukiye abwira babandi 12, kuko bo nibura azi yuko arumva yizeye ko bo arumva yizeye ko bo, kubera ko atarabigishwa baboneka barimwe na rimwe, kuko atarabigishwa gusa bo ku cyumweru gusa, turi kumvikana basande gusa, kuko abona ko arabigishwa bahorana nabo umunsi ku wundi. Ati se noneho, ariko se nange murashaka kugenda namwe se? Nuko Simoni ati twakuvaho tukajya he? Bene data, twava kuri iyi Mana tukajya he? Ngo nuko tugeze muri Amerika se ni iki? Nimuyibaza abayobozi bakuru imiyaga barimo, abayobozi bayo imiyaga barimo, bibazo barimo. Nimuyibaze abo ngabo, niba ari Amerika ikunyeganyeje, manuka Washington DC, ubaze muri White House, urebe imiyaga yuzuye, ibibazo byuzuyemo. Barangaje umukozi bakamuha akazi, ubuyobozi bukomeye, mu gitondo bakaba bamuvanyeho, basinye ibintu, mu gitondo bakaba basinyuye. Uribaza ko byari amahoro? Uribaza ko ariyo Amerika yatuma umuntu unyeganyega? Iyo Amerika niyo Amerika gani? Amerika ya hehe? Aho umwana kubwira Brest yarambwiye ati ku ishuri usanga abana bafite discipline mbi, atari ko darebye sanga abenshi bafite iyo discipline mbi, nuko abameze ngaho iwabo badafite education iwabo. Yesu dufashe cyane. Iyo niyo Amerika igiye kugusha abantu. Iyo niyo Amerika. N'umwana muto nka Brest ambwira ati abana ku ishuri bameze nabi, ubona afite ikinyabupfura gike, batitwara neza, bitwara nabi. Akenshi usanga iwabo ari abana batarerwa. Can you imagine that? Urabyumva mwana? None niho tugiye kujyana, niho dushaka kugira ngo dushyire abana bacu muri ubwo buzima se? No, they need us. Badushaka. Kandi badushaka batubonamo Imana. Badushaka batubonamo Yesu. Haleluya. Baradushaka rasikara. Baradushaka. Twebwe baradushaka abana. Baradushaka kugira ngo tubashe kubabera umutsemburo mwiza, tubashe kubabera uburyohe. Baradushaka, bakeneye gutandukana, itandukaniro ry'abo bana bandi babona bibirara bitwara nabi. Bazabikura he? Nuko babonye se na nyina
nuko babonye se na nyina bo bafite ikindi kintu bariye, bafite Yesu bagendana, bafite discipline bagendana yo kugendana na Yesu. Haleluya. Nuko babona. Ariko nutangira kuba mahwi, ugatangira kwigendera uko ushaka, ugatangira kwitwara uko ushaka, wapfuye n'abandi nabazakomoka barapfuye, nabuzuku n'abaki bose. Ariko niwitwara neza ukaguma kuri Yesu, uko Yesu yavuze ngo twakuvaho tukajya hehe, ukamugumaho, uzarya ibyiza byo muri iki gihugu. Haleluya. Ikintu cya mbere kiryoha ni amahoro Yesu atanga, ntago ari nk'ayabisi batanga. Abisi batanga amahoro, bibwira ko amahoro ari za promotion, bakibwira ko amahoro hari imirimo imeze, bakibwira ko amahoro afatiye ku bintu ureba gutya, amazu cyangwa ibindi byose, akazi. Ubuse umwana ntiyaducika, umwana wacu Yesu yagaruye kumugarura hariya, hari indi formule se, harubwo ari amazi amugarura se, harubwo se ari shift, ari paycheck yo kukazi mugarura se, isubiza mwuka ninde? Ntago ari basubiza mwuka, byagusarana bino mashifti, byagusarana ukibaza icyo bigenza. Hari Imana yacu nisubizamo mwuka, igasubizamo ubugingo, gasubizamo ubugingo. Witeka dufasha tugahitamo Imana tugomba gukorera iyo ariyo, kandi tukafasha kugira ngo n'abandi bacu, abo tuzi, abo tugendana, bamenye. Haleluya. Umwami utanga ubugingo. Ibyo no kwibeshya. Wenda tukabona strato ko tukora mu nzu ye, no, uko no kwibeshya. Hakwiye kuba hari izindi mbaraga zigusunika kujya kurya iby'umwami Imana, zirenze ibintu, zirenze circumstance urimo, ngo wenda yuko ngo wenda Yesu adufashe cyane kandi atugire neza. Ntabwo ari ngombwa kumba tinza cyane, kuko Dawidi yabwiye mwami Imana ngo mwami wavuze rimwe numva kabiri, sibyo? Naka tuvuze gutya kabasha Imana ibasha kubakoreramo, ikatuma uza gukomeza kubatekerezaho, sibyo? Haleluya. Hanyuma ngewe ubwanjye nanjye ndi kuba gutya, Imana ikamfasha kugira ngo nongere nyizirikeho cyane. Haleluya. Nongere nyizirikeho cyane. Nigeze gusoma igitabo murangivuga cyane, ayo nshobore ndagikunda cyane kukivuga no ko nagire komanda ku bantu. Igitabo cya Joyce Meyer cyitwa Balanced Life, aho avuga yuko family iragukeneye, akazi karagukeneye, ariko n'ubugingo. Ubugingo bake family, social or family, noneho na financial, ari byo wenda byo mu kazi n'ibindi byose bikubeshaho, ariko spiritual things also, iby'ubugingo ni inkingi eshatu. Iby'ubugingo biragukeneye cyangwa se nawe urabikeneye kugira ngo wumve ugize balanced life. Ntabwo ukiruka inyuma y'imibereho ngo wibagirwe umuryango, wibagirwe abana bawe, wibagirwe umugore, wibagirwe umugabo, wibagirwe ko abana bagukeneye. Ntabwo ari ukwiruka ndetse n'inyuma wenda y'iby'itorero cyangwa iki ngo wibagirwe yuko ugomba gukora, wibagirwe yuko umuryango ugukeneye. Ibyo bintu byose bigomba kuba balanced, byose birakenewe, ukabishyiramo neza. Hasigaye Uwiteka akadufasha kandi akatugira neza. Yesu abaho umugisha, Yesu atugire neza. Mwami Imana yacu, twakuvaho tukajya he? Kare wowe ugira amagambo y'ubugingo.